basuza mwebwe mudahwema gukurikirana Trade News tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye hirya no hino. Kuri uyu mugoroba tugiye kubagezaho abana bari gusoma Korowani bavuga ko gusoma Korowani bibafasha kuva mu ngeso mbi ndetse bikabarinda no kuziganamo, bibarinda uburara ndetse n'ubusambanyi muri rusange no gushukwa n'abana baba hanze batiga Korowani. Abana bahamya ko Korowani ibafasha kugira imyifatire myiza. Bamwe mu bana bakoze amarushanwa yo gusoma igitabo cya Korowani bavuga ko kuyisoma no kuyimenya bizabafasha kwirinda ibishuko n'izindi ngeso mbi zibashora mu buzima bwabo muri mu kaga. Mu karere ka Rwamagana habarizwa amashuri ya Korowani 25 ari mu misigiti 25. Amarushanwa y'uyu mwaka akaba yitabiriwe n'abana 110 barimo abakobwa 53. Mu barushanwa bose hamwe bari 80 bakaba bari munsi y'imyaka 15 y'amavuko. Uwamahoro Afisa avuga ko kwiga Korowani bizabafasha cyane mu buzima busanzwe kuko bazaba batandukanye n'abandi, kuko ibaremamo kumvira ababyeyi, kwirinda ibishuko ndetse n'izindi ngeso mbi zishyira ubuzima bwabo mu kaga. Yagize ati abana bose muri rusange idufasha kuva mu ngeso mbi, wayize ntiwasuzugura ababyeyi kuko yigisha umuco, ikatwigisha kubana neza n'abaturanyi, ikaturinda kwishora mu biyobyabwenge n'ibindi bishuko nk'ubusambanyi ndetse n'ubundi burara. Umuyobozi w'inyigisho za Korowani mu karere ka Rwamagana Sheikh Nkurunziza Hassan avuga ko umwana wiga Korowani agira indangagaciro n'izindi z'umuco nyarwanda, bityo bikamurinda kujya mu ngeso mbi. Ati umwana wiga Korowani aba afite indangagaciro zaba iz'idini n'iza kinyarwanda, kuko niyakirirwa muri filime n'ibindi bigare bitari byiza, mubona mu biyobyabwenge, ahubwo ahora atekereza ibyiza. Imamu w'akarere ka Rwamagana Sheikh Inshuti Sadika avuga ko abategura kwigisha abana Korowani ndetse n'amarushanwa yayo bari bagamije kubungabunga ubuziranenge bwa Korowani bwayo kugira ngo barinde abahimba amagambo y'icyarabu bayitirira Korowani. Yagize ati twabigishije Korowani kugira ngo tubungabunge ubuziranenge bwayo, kuko hari abantu bagiye bahimba amagambo y'icyarabu bakayitirira Korowani. Ikindi ni uko twabigishirije mu misigiti dukuraho ibyo kwigira mu ngeso zabo hagamijwe kwirinda ko havukamo imyumvire y'ubuhezanguni. Ni ku nshuro ya kabiri amarushanwa ategurwa mu karere ka Rwamagana, ndetse bamwe mu bana bayakoze umwaka ushize, umwe akaba yaregukanye igihembo ku rwego rw'isi mu marushanwa yabereye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abayisilamu mu karere ka Rwamagana bakaba bishimira leta ko yabafashe nk'abandi banyarwanda aho kwitwa abaswahili nk'uko byahoze, dore ko byatumaga batisanzura mu muryango nyarwanda no mu gihugu muri rusange. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu bindi binyamakuru byagiye byandika bivuga